Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusohoka ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari iki tuba tuje gusohoka kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosoza kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nukubona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibi byose nijya mishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe, utarindeye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 utubwira kare ushaka gukoreramo, utubwira itariki ushaka, utubwire n'isaha ushaka, tugufashe ko na code nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ntibyagukunda ngo uze twigane mu ishuri wenda bitewe n'akazi ukora, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogeye nubwo waduha saa 6 z'ijoro. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza twakwigisha. Twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira mu duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero, ukeneye ko tuguhugura koresha iyo nimero tuze tuguhugure. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa, ariko ese icyo cyapa ni mpande 3? Ese icyo cyapa ni uruziga cyangwa icyo cyapa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri. A, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. B, birabujwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C, birabujwe kunyuranaho, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isomo kuri cyandike wa papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isomo kuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Isomo kuri nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Taraho yisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura. Ese bisobanura iki? A, ngo guhagarara kw'ibinyabiziga. B, aho abanyamaguru bambukira. C, guha ubushobozi ibinyabiziga. Mu gihe kuri dari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri guhagarara kw'ibinyabiziga, B ikaba ari isomo cy'ukuri aho abanyamaguru bambukira, ndetse na C ikaba ari isomo cyanya cyo guha ubushobozi ibinyabiziga. Hano nawe isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi B, aho abanyamaguru bambukira. Biriya bice biba biteganye n'umurongo ugabanya
ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwaho ni zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ya zebra cross cyangwa se aho abanyamaguru bambukira iba ihagaze. Nuriya murongo urombereje hagati mu muhanda ugabanya umuhanda mo kabiri nawo ukaba uhagaze. Niyo mpamvu duhisemo B. Aho abanyamaguru bambukira niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Turahisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibusa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe utubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona code nziza. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tujya turakiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare ni 0789 ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntishobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo hari igihe bagihindura neza kibajije gutya bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, mu gihe kuri D bavuga ngo santimetero 210. Ikintu bazaba bakoze bazaba bashize ziriya metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Ndakeka ko rero hano bamaze guhita miso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Niso cy'ukuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90, ariko nujya no mu kizamuka ukabona bavuze ngo santimetero 190 uzahita uhitamo ikivuga ngo santimetero 190, kuko kuvuga ngo metero 1 na santimetero 90 no ngo metero 1 n'ibice 90 no kuvuga ngo santimetero 190, ibyo byose aba ari kimwe. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Ibyo bintu byabaho byabaho ryari? A ngo igihe kigenda hamanuka, B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari iso cy'ukuri igihe kigenda hamanuka, B ikaba ari iso cy'ukuri igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo igihe gifite feri y'urugendo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Murabizi mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka kimodoka cyaguye munsi y'umuhanda hakaza ikindi kinyabiziga kikaza kugikurura. Icyo ngicyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri niba yaka na vitesse niba ikora. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Tegereze neza bino byapa bine dufite. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bifite amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A yavuze ngo icyapa B6, ndakeka ko icyapa B6 uri kukibona. B icyapa A19 ndakeka ko nacyo uri kukibona. C baratubwira ngo icyapa B3 ndakeka ko nacyo uri kukibona, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo icyapa A22A. None hano urabona kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni A icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Ni uratambuka mbere. Kubera icyo ari uratambuka mbere, reba nko kwa bino birango dufite, agafresh kajya imbere kari mu mweru, akaza kari mu mutuku. Abari kujya imbere ni wowe, wemerewe gutambuka mbere rero yaba ari guturuka aho uri kugana. Niyo mpamvu duhisemo
icyapa B6 ariyo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo wasubira kuri YouTube channel yanyu ukareba amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kino cyapa B6 kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yekorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikorewe na bene icyo kinyabiziga ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Niba ushobora kurenza ibihe bipimo, hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Hari igihe duhitamo ngo santimetero 30, none hano duhisemo ngo ni metero 1.25. Ese ni ryari uzahitamo santimetero 30? Ese ni ryari uzahitamo metero 1.25? Tugarutse ku kibazo cyacu, bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, tuzasubiza ko ari metero 1.25. Ariko niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande bagakomeza, uzahitamo ko ari santimetero 30. Ndakeka ko umenye impamvu duhisemo A. Ndakeka ko niba ramuka bagihinduye ukundi uzamenya icyo uzahitamo, kubera ko mbabikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ukore imwe uhita utsinda, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyasa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C ibinyabiziga ndakumirwa. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Biriya binyabiziga ndakumirwa za ambulance mubona ko bifite rira tara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose, n'ibindi binyabiziga byinshi ndakumirwa biba birifite. Ndakeka ko waramaze utamo C rero, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya munani kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? Ngo toni 20, B toni 16, C toni 12, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo toni 10. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ubwo kuvuga ngo toni 20 no ngo ibiro 20,000, ibyo byose aba ari kimwe, ariko habaho ingero kugira ngo boroshye ibintu. Ndakeka ko rero igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo ijambo rivuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ngo guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B hagarara kanya gato. C ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano wese cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B hagarara kanya gato. Ubundi iyo kibonye kino cyapa cyanditseho stop uhagarara kanya gato, bitewe nuko uba ugiye kuva mu muhanda muto winjira mu muhanda munini. Akenshi ntuburi kureba iburyo bwawo, akenshi ntuburi kureba ibumoso bwawo, bikaba ngombwa guhagarara kanya gato kugira ngo winjire mu uwo muhanda udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanze mu uwo muhanda.
ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika agapapuro. Tureba wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikure n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Ubonye ko hari umuyobozi uri kwitegura kukudepasa, hari itara ukoresha kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uko yitegura kukunyuraho. Ese iryo tara riba rigomba kuba risute? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A ngo umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona ko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ucyandike wa papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, iryo tara riba risa icyatsi kibisi. Niba hari umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akakwereka ko ashaka kukunyuraho cyangwa ashaka kukudepasa, nibyo mukoresha mu ndimi z'amahanga, uhita ukoresha rino tara ry'icyatsi kibisi umwereka ko wabonye ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Turahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Mu ntera ingana iki? A ngo metero 200, B metero 150, C metero 100, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo metero 50. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso kuri cyandike wa papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kuyandika wa papuro. Hano iso kuri nta kindi ni C muri metero 100. Nwango bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera itandukanye. Murabizi nka velomoteri igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Rwango iyo uvugije ihone muri metero 20 wabyumva. Bino binyabiziga byo bafite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ingana na metero 100. Rwango cyavuze ihone kiri muri metero 100 ukaba wabyumva. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Mbibutsa ko code ziri koneka wabrose mu gihugu. Fata telefone yawe cyangwa utuhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online, n'umuntu ashobora kuba ari mu Rwanda akiga muri Amerika yibereye mu Rwanda. Rero nabwo nibwo buryo dukoresha, babwita Google Meeting. Tugwa link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Ibyo twashyizemo ujya urabibona muri telefone yawe, tukagenda twigana tugusobanura bitewe n'isomo turi kwigana. Wagirwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse cy'imitende 2 n'amapikipiki adafite akayimiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese gifite ibimenyetso cyangwa se gifite ibirango by'amabara asati? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike wa papuro. A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hari iso kuri nta kindi ni B, aba ari umutuku n'umukara. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Mu birango haba harimo imodoka ebyiri, iri ibumoso isa umutuku, iri iburyo ibisa umukara. Rero bari batubajije amabara yazo ni umutuku n'umukara. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Tureba wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Muri make iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo.
none kirangwa n'ubuso bw'amabara asate. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo umukara, B umweru, C ubururu, mu gihe kuri bari kuvuga ngo umutuku. Hano amaso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Icyo cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura w'ubuso bw'umweru, nta kirango gifite. Kiba kivuga ngo hatanyurwa mu byerekezo byombi. Rero ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dusinda. Wabona ibyapa biri kukugora ugasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukarebera video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa se ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A ngo umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, mu gihe kuri bari kuvuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C n'umweru n'umutuku. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kiranga ko umuhanda giteye mu ntangira udakomeza. Kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Aba ari akamenyetso kameze nk'ata, agahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Ubuso bw'abari ubururu, ishusho yo aba ari mpande enye. Ndakeka ko waramutsamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A umuyaga w'intambike, B urusaku rwo mu muhanda, C ikibuga cy'indege, mu gihe kuri dare twanga ibisubizo byose nibyo. Hano amaso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A umuyaga w'intambike. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Kikaba cyangwa umuyaga w'intambike, uri kubona ko urebeye mu birango kano ni kakandi gapima umuyaga. Kikaba cyangwa kugiye kugira ahantu hari umuyaga w'intambike. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ibyapa biburira nibyo bya mbere. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka ndetse n'ibyapa biranga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uri modoka yenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikanda yo kurinda ibyago igenewe abakurikira. Zira modoka zitwara abantu ariko umubare ntarengwa ukaba ari 6 cyangwa se ukaba ari munsi ya 6, ibishobora kugira imikanda yo kurinda ibyago yagenewe bande? Hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo umuyobozi, B umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, C ishobora no kugira imikanda ku zindi ntebe z'inyuma, mu gihe kuri bari kwanga ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kurama turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri.
iba ishobora kugira umukandara wagenewe umuyobozi ndetse n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ariko ishobora no kujya imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. ziriya modoka ndakeka ko abantu bazigendeyemo muzizi, ziba zifite n'imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko rero waramutse utamo de, ndizera ko waramutse ukeneye agapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima. Hatangiye kwijima ese nukore iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhita acana amatara y'ikinyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza, B kugira ngo abandi biborohere kukubona, C kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga mu gihe kuri D ari kugira ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona icyo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igice gikuru cyandika wa papuro kugira ngo uze kura amanota uvuze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Handitse cyukuri nta kindi ni B, aba ari kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, abandi bayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru biborohere kukubona. Ibaze gutwara ikinyabiziga saa sita z'ijoro itari kwaka, umuyobozi w'ikinyabiziga akaza atakubonye ukabura mugonze cyangwa akaguteza ibyago cyangwa nawe ukabimuteza. Umunyamaguru akambuka umuhanda atakubonye ukabura mugonze. Rero aba ari kugira ngo abandi biboroheye kukubona hakiri kare, bamenye uko bakwirinda ibyago wabateza cyangwa se ibyago baguteza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, yatangiye kubudepasa undi muyobozi w'ikinyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. Ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, B ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, C ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni mu gihe kuri D bari kugira ngo nta iso cyukuri kirimo. Hano urabona iso cyukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyukuri cyandike wa papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kujya kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mu gihe batangiye kukunyuraho, we nta undi muyobozi w'ikinyabiziga uba wemerewe kunyuraho, kubera ko yagiye kukunyuraho aca mu ruhande rw'ibumoso. Rero nawe uhise ushaka gudepasa kandi batangiye kukunyuraho, waba uri kumusanga ibumoso ujya kumugongerayo. Niyo mpamvu mu gihe batangiye kukunyuraho ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Turawe yisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso ugeze hari aharangwa n'ibimenyetso bimurika, hayoborwa n'ibimenyetso bimurika cyangwa se kuri feruje, usanze biriya bimenyetso bimurika bidakora, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo, ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha akaguha kino kimenyetso, ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo gukata ibumoso gusa, B gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, C guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mu gihe kuri D bari kugira ngo ukomeze imbere gusa. Hano urabona iso kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyukuru cyandika wa papuro kugira ngo uze kuri amanota uze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika wa papuro. Wasanze umukozi ubifitiye ububasha akaguha kino kimenyetso, handitse cyukuri nta kindi ni C guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari ahantu habahuriye imihanda myinshi kandi ijya mu byerekezo bitandukanye. Mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guha kiriya kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, hari abandi aba yemereye kugira ngo mutamuteza ibyago cyangwa mudatezanye ibyago, akakubwira ngo uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto, nawe nyuma y'iminota mike arakureka ugakomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kibaza ngo amatara y'indangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo nijoro igihe ijuru rikeye. Yavuze nijoro igihe ijuru rikeye ntabwo aba ari mu rukerera, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Mu ntiye ntera ngo metero 100,
B metero 200, C metero 150, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo metero 250. hano urabona isomo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ikiso cy'ukuri cyandika wa papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, ndetse cyo kuri nta kindi ni C muri metero 150. Waba uri muri metero 150 ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo y'icyo kinyabiziga. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ndizera ko ikintu kizame dukosa ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twene mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko bifite nk'akazi katagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, tuguha link ya Google Meeting ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. N'ubundi ni nkaho tuba twicaranye turi kumwe, ibintu ubibona tugenda tugusobanurira. Rero ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ndetse byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukagusanga iwawe tukakwigisha mudasobwa. Ukeneye ko tuguhugura warigisha amategeko y'umuhanda ariko ukavuga ati mbere yuko njya mu kizamini ni byiza guhura n'umwarimu, turaza tukaguhugura kandi ukagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.